Bwana Gallican Gasana turi hano muri Toronto, igikorwa cy'imyigaragambyo kirimo kiragenda neza, ukaba uri umuntu umwe wateguye kino gikorwa. Ndagira ngo mubaze magingo aya uko biteguye, uko byateguwe, birimo birajya mu buryo nk'uko wabyifuzaga? Urakoze Serge, ndashimira Ikondera baje hano Toronto kudufasha muri iki gikorwa cyo kwigaragambya. Ariko icyo nakubwira Serge, ibintu biragenda neza cyane uko twabitekereje, ahubwo byarenze uko twabitekereje. Nk'uko mubibona, ndibaza ko turi kuri video, murabona ko Kagame ahantu yakoreye yatangiye discours ye na ahantu mu cyaro, na ahantu minota 35 uvuye Toronto, ahantu mu cyongereza mu byo bita free market. Na ahantu hari free market bacururiza ibintu by'ibihingwa, ibintu by'ibinyobwa, ariko niho yahungiye kubera ko ibikorwa twakoze ababishinzwe twagiye twandikira amabarwa tubamenyesha ko Kagame ari we, amahoteli yose nta nimwe yemeye kumwakira mu mujyi wa Toronto. Aho niho ngira ngo mubaze ingufu zo kwanga Kagame ari umunyamafaranga, amahoteli Sheraton ikamusubiza amafaranga ye, Four Seasons ikamwangira, n'ayandi yose. Bwana Gallican, gerageza usone abanyarwanda bumva amakuru afatika, kuko kuvuga ngo Kagame bamwimye amahoteli afite amafaranga ubasobanurira birambuye. Aho rero Serge niyo nshaka gukangurira abanyarwanda bose, burya igihe kirageze ko bahaguruka aho bari hose bagasobanura icyo twakoze cy'akarusho hano Toronto. Urabizi, twasobanuriye abanyarwanda, twasobanuriye abanyamahanga, twasobanuriye abo yagiye gusaba icumbi, ku buryo bageze baranatubwira ati nta kibazo rwose, nta kibazo dufitanye n'abanyarwanda. Natwe nta kibazo dufitanye n'abanyarwanda, twe twigaragambya dufitanye ikibazo n'ubutegetsi bubi bwa Kagame. Na Kagame ubwe amahoteli yaravuze ko ashobora gucumbikamo nta kibazo, ariko icyo bamwangiye ni podium yo kubwira abantu, yo kwishongora kuri opposition nyarwanda no kubakongomani. Wabonye ko hari abakongomani benshi cyane baje kwigaragambya bamubwira ko ibyo akora mu gihugu cyabo atari byiza. Icyo nagusubiza kuri icyo kibazo cyawe ni ukuvuga ngo abanyarwanda nibakanguke, bamagana ikibi, buriya abantu iyo babwiye barumva. Bwana Gallican, hari akabazo k'amatsiko nibaza, hari icyo upfa na Perezida Paul Kagame ukigera ahangaha baririmbaga Kagame, bahita bahindura indirimbo baririmba Gallican Gasana. Kukuririmba nuko uri umuserebre, kukuririmba urakeka biterwa n'iki? Guhindura indirimbo ya Kagame bagatera indirimbo Gallican Gasana? Oya, buriya Serge, ikintu nakubwira aho ngaho ntabwo ari uko ndi cerebre cyangwa iki, nuko abantu babonye hano benshi baranzi. Mbaye muri Canada imyaka myinshi irenga 12 baranzi, ahubwo icyabatangaje hari bibaza ko nashobora kuza kwigaragambya kuri Kagame, ariko ni droit zanjye nabikoze kandi nzongera mbikore. Nagira ntacyo mpfa na Kagame personnellement. Kagame ni perezida w'u Rwanda, ndamwubaha nk'umuperezida, ariko politike ye ntabwo nyemera kandi mfite droit yo kuyirwanya. Ni nacyo nerekaga bari abantu bandirimbaga, nibakomeze bandirimba uko babishaka, ariko ntabwo ari uko ndi cerebre, ahubwo nuko batangajwe nuko naje ahagaragara ngakora ibyo benshi batinya gukora. Urakoze cyane Bwana Gallican Gasana, nkaba ngushimiye iki gikorwa cy'imyigaragambyo hano mu mujyi wa Toronto n'uburyo mwatwakiriye mu bihe tumaze ahangaha, kikaba ari igikorwa cyo gushimira. Ndakeka ko bitazarangirira ahangaha, tuzakomeza kwifatanya mu bikorwa by'imyigaragambyo n'uburyo twahindura politiki mu gihugu cyacu. Urakoze cyane Bwana Gasana. Akandi nakongeraho Serge, mbere yuko nanjye ngushimira, nuko ikindi cyabaye hano nabwira abanyarwanda muri rusange, nuko akarusho muri imyigaragambyo twafatanyije n'abanyekongo. Abanyekongo kandi ubona ko batangiye kumenya ko ntabwo abanyarwanda ari abanzi babo, abanyarwanda bahoza ari inshuti z'abanyekongo. Nibyo dushaka kugarura. Turashaka kubwira Kagame ko ubutegetsi buzamusimbura bugomba gukora uko bushoboye bukongera bukabana neza n'abaturanyi bacu b'abanyekongo, kubera ko ibyo Kagame yadushyize hagati twabyanze. Natwe rero iki gikorwa twakoze cyiza ni ukubwira abakongore, kandi ntitubirangiriza hano, ibintu bizakomeza, ko ntabwo tubanga. Niba Kagame akoze ibyo akora muri Kongo, ntabwo aduhagarariye. Bamenye ko Kagame adahagarariye abanyarwanda mu bikorwa bibakora. Nicyo twashaka kubwira abantu bose, bashyitse umutima hamwe. Ntabwo abanyekongo batwanga, ahubwo duhagurukire hamwe twereke Kagame ko ibyo akora bitaduha ejo heza hazaza. Urakoze cyane Bwana Gasana.